Kera izuba ryaracanye, imigezi irakama, nuko inyamaswa zose ziraterana zijya inama yo gushaka uburyo zafukura iriba rirerire zigira ngo none zagera ku mazi. Inyamaswa zose zirabyemera uretse Bakame yavuze ko nta mbaraga yifitiye. Umwami w'ishyamba ubwo n'intare hamwe n'ibyegera bye byemeza ko iryo riba niritungana zizajya zijya ibihe byo kuririnda kugira ngo zitahure uburyarya bwa Bakame. Iriba rirafukurwa rigira amazi meza cyane kandi afutse. Bukeye Bakame igira inyota maze gushakira igicuma cyuzuye ubuki ijya gushaka amazi yo kunywa kuri rya riba, ubwo yari izi uko iza kubigenza. Muri izo nyamaswa rero impyisi ikaba ariyo yagombaga kurinda rya riba. Bakame irakuzira isanga impyisi yahageze kare yicira isazi mu maso kuko yari imaze kurambirwa no gusonza. Irabukwa Bakame irayibwira iti cyo se Bakame aho ntufashwe ugejejwe aha n'iki, ntiwavuze ko wamugaye? Bakame irayisubiza itaho ntugira ngo nkeneye amazi yawe, humura nifitiye ayanjye arusha ayanyu kuryoha. Impyisi yumvigiza amatsiko maze ibwira Bakame iti mpase nsomeho numve. Bakame ihereza cya gicuma irayibwira itakira maze wiyumvira ukuntu amazi yanjye atagira aho ahuriye n'ayanyu. Isomyeho iravuga iti araryoshye cyane koko. Iragotomera ikurikiranye uburyohe, igicuma iragikonoza maze umusinzi wawe atembagaraho. Bakame ibibonye ityo yegura igicuma cyayo iravoma, imaze kuvoma iriyuhagira, irangije irayatoba cyane kugira ngo yerekane ko itwaye za nyamaswa agahigo. Nuko irigendera. Impyisi aho ikangukiye isanga Bakame yandurutse, amazi yayahinduye ibiziba. Nuko Bihehe ijya kubitekerereza izindi nyamaswa maze zirayitonganya cyane zigira ziti nta kamaro kawe. Impyisi nayo iti ngaho namwe nimwigireyo muzaba mureba ukuntu ako kagabo ari akanyabwenge kandi gafite amazi meza kayayaguha ngo unyweho ugasinzirirako. Ariko izasimbuye ya mpyisi ntizashoboye kuyirusha ubutwari. Imwe gusa muri zo niyo yashoboye gutahura uburyarya bwa Bakame, nyamara zose zarayisuzuguraga zikayinegura ingendo nuko iteye. Akanyamasyo muzi ukuntu kagenda, karakugendeye gakururuka kageze kuri rya riba kihisha mu mazi. Bakame uko yakamenyereye iraza no ku iriba yihamagaza ubusa igira ngo irebe ko hari indi nyamaswa yaba yaje kurinda amazi. Ibonye ko ari ntayo, iriba irarishoka ngo ivome nk'uko bisanzwe. Iratangira iravoma, akanyamasyo kaba kayisingiriye akaguru, karayikomeza karayijyana n'imbere y'umwami w'ishyamba intare. Inyamaswa zose zirakorana. Inama zimaze kuyinoza, Bakame icirwa urubanza rwo gucibwa umutwe, mbese ihabwa igihano cy'urupfu. Ubwo ariko mbere yo kuyica umutwe zagombaga kuba ziyiboshye kugira ngo itabona uko icika. Mu gihe zigishaka umugozi ukomeye, Bakame irazibwira iti mbese ubwo muriruhiriza iki? Mwazanye kariya kavovo ntigahagije? Erega ntabwo Bakame nduhije. Izindi nyamaswa ziti ni koko Bakame utubwiye ukuri. Nuko zireba akavovo k'insina maze zirakayobohesha. Hashize umwanya izuba rimaze gukomera akavovo karuma. Nuko Bakame imenya ko igihe cyo kwicikira kigeze, itangira kwibohora. Inyamaswa zari ziyirinze zirayibaza ziti ko turuzi wihotagura tukumva ako kagozi gaturagurika, ubwo uri mu makibaka? Bakame irasubiza iti ntibibatangaze, ubwo ntangiye gusamba mu kanya murabona nangutse. Nuko zimaze kwizera ko Bakame itagishoboye gucika zitangirira kwiganirira.
mu gihe zikibereye mu kinwanwa, Bakame akagozi irakagutura, isimbuka rimwe nk'umurabyo irazimira pe. Inyamaswa ngo zikebuke zisanga Bakame yagiye kera, mbese isha yafashe k'amabuye. Zisigara zimanjiriwe, naho Bakame yisangira nyina mu ndiri yayo. Abanyarwanda baca umugani ngo icyizere kiraza amasinde. Ngayo nguko mwumvise icyanga cy'amagambo kiri muri uyu mwandiko, uburyarya bwa Bakame.